mu kwezi kwa gatandatu tariki ya 28 1969 nibwo mu mateka icyogajuru cya Apollo 11 cyari kirangije misiyo yacyo ku kwezi. Aha twakwibaza uko bagezeyo. Mudasobwa yabigizemo uruhare runini. Iyi mudasobwa ntushobora gutekereza ko yabaga ari mudasobwa nini ku buryo ki yakuzura nk'icyumba cyose. Iyi mudasobwa y'Abanyamerika niyo yabafashijemo. Gusa yabafashije guca mu isanzure bibereye mu cyumba kimwe. Uno munsi nifuzaga ko twakwirebera natwe ku iterambere cyangwa se ikoranabuhanga tugezeho, aho mudasobwa noneho y'uyu munsi yo ishobora kuba yagenda mu mufuka, urugero smartphone. Bivuze ko nyuma haje kubaho impinduka nini cyane, haba ku bikoresho bya mudasobwa, mu kuvuga bimwe na bimwe mu biyigize, haba muri porogaramu nazo zituma ikora. Reka tugaruke inyuma hano ku munsi wacu ndetse n'aho twaba twibereye. Aho uri kano kanya ushobora kuba wacanye televiziyo urimo kureba. Ushobora kuba cyangwa kandi utwaye imodoka yawe. Kandi ushobora kuba kano kanya wagiye kumenyekanisha ubucuruzi bwawe. Ushobora kuba uri mu rwego rw'ubuhinzi cyangwa se ahandi hantu hatandukanye. Aha hose mu buzima bwacu bwa buri munsi mudasobwa yahaba kandi ikakora. Ahangaha rero tukaba tugiye gutangira isomo, nkaba nizera yuko hano tuzasobanukirwa neza uburyo mudasobwa ikora, tuzamenya uburyo yifashishwa mu mibare, tuziga uburyo ki yubatse ndetse n'ibiyigize byayo byose bituma ikora. Tuziga kandi nanone kuri porogaramu ikoreshwa muri mudasobwa, ku buryo ishobora gukoresha izindi porogaramu zirimo, ikaba ariyo nkuru. Tuziga kandi uburyo ki ibikoresho na porogaramu zo muri computer bishobora kuba byakorana, ndetse ahangaha ntabwo twakibagirwa n'uruhare rw'umuntu ubikoreshamo, uburyo ki narwo ruri mu bifasha iri koranabuhanga tugiye kwiga. Tuziga kuri murandasi, uko ihana amakuru n'izindi mudasobwa, n'uko porogaramu zifashishwa zibikora. Tuziga kandi ko umuntu akemura ibibazo yahura nabyo kuri mudasobwa igihe ari kuvugana n'abandi cyangwa se mu rwego rw'itumanaho. Nk'urugero, hashobora kuba ikibazo haba ku mutekano, haba n'iki, ese n'iki cy'ingenzi umuntu yakora mu bihe nk'ibyo. Ese koko wifuza kumenya neza uburyo bwo gukoresha murandasi? Tuzaguha rwose uburyo bwo guhanahana amakuru ndetse mu rwego nyarwo ruzagufasha mu iterambere ryawe rya buri munsi. Karibu here we get started.